Ikaze kuri Murindi Official TV1 ho tubageza amakuru meza kandi amakuru arambuye, amakuru abereka aho Noheli yaba yaraturutse cyangwa impamvu itariki ya 25 yizihizwa Noheli. Ushobora kuba nawe uhise wibaza impamvu Noheli yizihizwa ku itariki 25 ukubaza kubera nta hantu na hamwe muri Bibiliya igaragaza itariki Kristo yavutseho, ndetse n'inyandiko zibivugaho. Abayobozi ba Kiliziya bahisemo iyi tariki bashaka kuyihuza n'umunsi mukuru wizihizwagaho imigenzo ya gipagani kugira ngo bayiburizemo. Ubwo urumva Kiliziya yahuje imigenzo yo kwizihiza Yesu Kristo avuka, bayihuza n'imigenzo ya gipagani kuko yari imaze kwiyongera kugira ngo bayiburizemo. Abaroma bakaba barawufataga nk'umunsi bizihizagaho ivuka ry'izuba ritaneshwa, bishimira ko izuba ryongeye kuboneka. Ibi bikaba byarakozwe kugira ngo abapagani bahindukirire Kristo, barusheho kumuha agaciro. Urugero, ibiti bizwi nk'izina rya evergreen bihora bitoshye umwaka wose, byakoreshwaga n'abapagani mu mihango yabo, biza kwifashishwa noneho n'abakristu bakajya babitakaho imbuto zo mu bwoko bwa pome, bashaka kwerekana ubusitani bwa Edeni. Kuri ubu izi mbuto nizo zaje gusimburwa n'imitako tubona ku biti bya Noheli kuri ubu ngubu. Mu kinyejana cya 4 ahagana mu mwaka wa 330 nibwo umwami Konstantino yashizeho umunsi wa 25 Ukuboza nka Noheli y'abakristo. Hanyuma iza kwemezwa burundu na Papa Liberius ko ari wo munsi nyawo wo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Yesu Kristo. Abantu batazi Noheli ikivuze, Noheli itwibutsa ivuka rya Kristo. Ese haba hari indi tariki yizihizwaho uyu munsi wa Noheli? Bimwe mu bihugu bikurikira kalendari ya kera cyangwa byubahiriza kalendari ya kera izwi nka Julian kalendari cyangwa kalenda, birimo Ethiopia, Rusi n'ibindi bitandukanye, byizihiza Noheli ku itariki 7 Mutarama. Iyi tariki ikaba ihura n'itariki ya 25 Ukuboza ku bakoresha kalendari y'ubu izwi nka Gregorian calendar. Ubushakashatsi bugaragaza ko 90% y'ibihugu byizihiza uyu munsi bizihiza ku itariki 25 Ukuboza. Ese abahanga batandukanye ni iki bavuga ku munsi mukuru wa Noheli? Abahanga benshi mu nyandiko bagiye bandika ku munsi mukuru wa Noheli zigaragaza ko uwo munsi mukuru ukomoka mu madini ya kera ya gipagani y'Abaroma n'Abagereki, ahagana mu kinyejana cya 18 ubwo hatangiraga kuza abafilozofe benshi b'i Burayi. Bamwe muri bo bakurikiranaga ibijyanye n'iyobokamana baje kwemeza ko Noheli nubwo yizihizwa ku itariki 25 Ukuboza atari wo munsi Yesu yavutse. Bamwe mu bahanga dore ibyo batangaje. Mu 1743 Umudage wo mu Protestant Paul Ernst Jablonskis yavuze ko Noheli yashizwe ku itariki 25 Ukuboza kugira ngo ihurirane n'umunsi wa Kiromani wo kwizihiza izuba wa Die Natalis Solis et Invicti. Kuri bo bafataga nk'izuba nk'agakiza kabo, kandi ngo itariki yigaragazaga kuri bo hari kuri iyi tariki. Mu 1889 Louis Danchenus yavuze ko Noheli yatoranyijwe habazwe amezi 9 mbere yo kuvuka kwa Yesu. Uhereye ku itariki 25 z'ukwa 5 Werurwe akaba ari nawo munsi Kiliziya Katolike yizihizagaho isanwa rya Yesu Kristo. Isaac Newton yagaragaje gusobanura byinshi kuri iyi tariki, ariko agendeye kuri sayansi asanga
abizihizaga uyu munsi yewe ngo n'abakera bagenderaga ku mboneko y'ukwezi, bityo ngo igahurirana n'imboneko y'ukwezi kubanziriza itumba. Ibyo kandi byabagaho itariki 29 cyangwa 25 Ukuboza. Ibi bigatuma we anavuga ko kubera iyo mpamvu Noheli wari umunsi w'abapagani. Yari muri Official TV1 yabagezagaho amakuru kandi amakuru meza anonosoye. Maze kubasobanurira mbabwira uburyo Noheli igereranywa n'ivuka rya Yesu. Ese Bibiliya ivuga iki ku ivuka rya Yesu? Iyo usomye Bibiliya nta hantu na hamwe usanga ko Yesu Kristo yavutse ku itariki 25 Ukuboza, ndetse nta naho ivuga ko abakristo bakwiriye kwizihiza umunsi mukuru w'ivuka rye. Iyo usomye muri Matayo igice cya 10:20-25 hatugaragariza ko kuvuka kwa Yesu byagenze haragira hati kuvuka kwa Yesu kwagenze gutya: nyina wa Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora ngo babone afite inda ataramurongora babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana ubonekera mu nzozi Yosefu mwene Dawidi: witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, azamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo byo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwita Emmanuel, risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Nuko Yosefu akangutse abigenza uko marayika y'Umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageza igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu Kristo. Rero abantu mutajya musoma Bibiliya, naho rwose Umwami Yesu yaturutse, ni naho inkomoko ya Noheli yaturutse. Yari muri Official TV1. Ciao. Reka mbasigiremo kano kananga musigare mukumva, kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Uzabarye muzawurye ntuzabarye, kandi muzagire ihirwe, muzahaye muronke kagira Imana n'amafaranga.